Iyi nyama turi yarivuye yagushirira amenyo wowe urasekera mu bice. Yesu! Hagarari. Habaye iki? Hagarari ya we. Pu! Asiraki shorobwa hagarari inyuma. Nakumvisha sha itonde. Yesu! Nguna hano. Bina hano cucu. Wa mugore w'ikigoryi. Kigoryi gihorana umururumba mirizo nyamuntu. Yesu! Shirika umugeze hari. Aho kumerekeza sinarwo ari ngombwa cyane. Oya shasha, sino guherekeza. Ahubwo uzi ikintu kimbabaje. Nako natavuze ngo uri umugabo azana umugore we. Ngo sha turatujyanye. Tujyanye sha. No hari abapasiteri baje urashatse kunyivugaho ye. Umuntu bari afite akagore karaho akamera mu mazi cyangwa sha mwita mukavugiriza bamwita umugore mwiza guse nkugejeje byagenda bite. Bakabona umubuno yawe sha. Wayabona wagera amabimba ya ngunda cyangwa se ibigega byo ku mashuri. Noneho ukubyumva nuzwashatse gusubirayo. Nzabisaba ngiye kwanza ndazi kubisaba. Bamwe ni amahurwa yo gutaha mujye muzana murekana abadamu bacu baze. Kubera ko ari umubiri ubukeneye mu mubiri mugenzi wawe. Yesu! Aho ngaho se naho byo bikenerwa. None hari umuntu abo mwapotere se atarasezerana. Uzi impamvu se bavuga ko ejo wagira ari ry'ubusambanyi ko bajya mu baririmbyi cy'abakristo bawe. Niyo bavuga ngo ugomba kuba ufite umugore umwe w'isezerano. Bivuze ngo rero gutaha. Shaba ari nkobusha. Nkabirika tatuwaje sha. Yo nk'abazungu none. Agasheri uva. Urabona ko n'amatorero yacu yemera ko bambara abagore bambara nije. Yes. Sibyo. Twereka turasirimutse. Kandi n'umini yawe wagiye ukamininiza ukagiza ngaha. Nk'abazungu none. Dore ko nabikunda. Muri ko nampagaze ngiye kubwiriza ni haleluya. Bakikiriza bose. Imana yamuhaye umugore mwiza. Yego. Ndagira ngo aze hana banza basuhuze. Banzuye babasuhuza nguki aramutse uhageze. Nahitangira gutorera sibyo? Uzana ibikabyo? Basipoze ko abibagaza nyifasha. Kuko ntabwo wabifite. Wabifashe urahageze. Ngo Yesu ashimwe. Imana yaduhaye amahoro mu rugo, umugabo wanjye turakundana. Ugatusoma icyo gitunsoma. Urusengero. Nkone sinakurongoye. Bakagosubira muri. Haleluya, icyubahiro mu gikura hasi ku butaka mu kigeze hejuru. Ariko turashima Imana yaduhaye amahoro mu rugo iwacu, turambara tukaberwa, umugabo wanjye angurira imyenda myiza ibazi yasohotse bari yanjye. Ubundi noneho sheri reka mbereke ko tunakundanye. Yampaye n'umugabo mwiza, Imana ishimwe. Bakristo bene data mujye musoma n'abagabo banyu. Aho kanuka ugakizemo ubakomye kuko urabona ari bigabo bifite abagore barajombana inkokora batimbura naye ingumeza umumenyo matama urumva wagira ngo bifite sentire wari. Ubwo rero ikintu twakora nanjye nkambwiriza neza nyuma yo kumumpa twayisabye abana irabaduha twisaba inzu nziza nayiduhaye nkavuga indimi nkajya mu birere. Osha ntako ndaza kubikumbura. Rero nyine ukuntu gahunda imeze. Baruka. Birashoboka ariko ufite amahirwe make. Amahirwe ni make kabisa. Yashambwira kugira mutegurire n'akantu keza. Oya reka ngwereke. Uricuje ukuntu batubwiye kuri timetable. Dushobora kuba twagaruka ko ibyo ufite amahirwe make. Kuri rero ndabiha amahirwe ya 80%. Okay. Noneho yonze nsange ngiri na mu masasa y'ijoro narare nkabyukanza. Ndenzire mbashe ariko nzagukumbura vuba. Nzagukumbura vuba n'izina ry'Imana. Ubona tudakunda nariko. Sha. Sheri reka nkubwire iyo nibaza yuba Imana itarakuremye. Ubu mbana wenda na cyakorona. Ariko zirongora. Ay kora ntabwo akorongora. Ndenzire. Umva utamvugisha bya korode. Korode. Uzi kumura n'ubanyara kuburi kandi ari umugabo wubatse. Shuyo rubizi. Bagiye babiharira se babandi. Ede gw'inurenze boka urubuheto. Aya mugabo mwiza ntukijyana rwose. Mubi. Akusuru no ntabwo kumva. Mubi. Suyu no ntabwo yumva. Yewe. Bimeze bite? Kutari kunyumva se. Ari nambaye kuteri nyine. Ntuzongere gukora amasukuri muri ekute none se umuhamagaye ngo ushaka nakubona gute. Mukunyanga nazi ko nawe ndi muntu turi kumwe nazi ko nawe bagiye. Ntuzongere ngatwicara hano ngira icyo kubwirira. Nta mahoro se. Nta mahoro.
bitese Nisaba nise. akazi surabona kagenda neza Akazi karagenda urumva iyo umushahara uzira ku gihe ntabona mutetse ifiriti nanjye mukamaho Yesu isape urebye ibintu byose babire mu maboko kuko ari ababose hano hanze usanga batetse n'udufiriti ugasanga wenda ngiye bari kunyihera ibintu by'ibishayote ku ruhande yarega ibyo mutetse nanjye nibyo nge erega hano twamenye imana aho ngaho pe ntabwo rero twakwima umuntu twatetse ugomba kurya kandi ujye unanisanzura hano iyo ujye unanisanzuraho cyane papa Anje adahari sibyo mbana n'ibiraya hano twisanzure ushatse kuvuga iki mabusha nyine urumva ako ntabwo usura umwana ahari ubwana se si haje ubwanwa ndabibona nyine njyewe suri mbona gute wowe mbona uri umwana mwiza mbona nyine umwana mwiza ubu ubona ndi umwana mwiza nkabona nyine uritonda nkabona umugabo wawe mubanye neza ntabwo mujya mutunga ku bitajyanye se n'umugabo wenda kuri njyewe bwite iyo mbona ubu mbona nka gute mbona ubyibushye ufite tatuwaje nyine gutya menya wenda waraza uri ikirara simbizi ariko mbona nyine ufite tatuwaje nshizemo kurara oyasha noneho njye mbaza rero ukuntu njye njya mubona ese mbona gute nyine wowe ukuntu mbona hari igihe n'uba wambaye agasengeri wambaye isengeri nkabona hano nkabona ndatubona mba mbona umeze neza n'utu tuntu twose wambara mba mbona uri umusitari uri umusirimu njyewe umuntu wese uvugisha uko ibyo bintu ujya ubibona mbibona noneho iyo mbona udusatsi twawe mba numva nahita mbwira na papa Anje akadushyira higo se papa Anje uzambwira ntacyo atugushyirireho ukomeze mukundane nyabuna akusa nawe rero ntabwo urimo kumva njye ndi kukubwira ibintu byanjye nawe wizanamo papa Anje ubwo se papa Anje aje agasanga ukuntu mfasheho koko yahita anyirukana umva rero mubwire n'ikintu utaruzi aranararayo yararara we yagiye musizi nyine urumva ndi buteke nyine ibiryo bikeya byawe wenyine ako sumva mubi we waratse kungora none se ubona narara sibyo ahubwo ufite ubwoba cyane ufite ubwoba kikise ufite mbega manjye nigira ubwoba bwo gutaha inkombo uso waje akanyirukana saa 5 z'ijoro ku nkombo nagereyo ryari ntabwo yakwirukana fata amasaha 7 y'imodoka nagaruka ariko ufite ubwoba bw'iki noneho na Anje ntago ahari nabizi ko ari ku ishuri sinjye nawe aba ibintu byacu byose twakora si munda ngo pi Yesu ibanga tukarimira tukagira kuvuga ibyo kugusasira ntundi nabikora se si ibintu bisanzwe numara gusasa bite nisukira niryame kasubwo wagenda shaturaranye sibyo turaranye nge nawe Yesu sibyo kurungana ureno shaturaranye sibyo ndaguprotecting bishoboka nukuri ntago rwose yabimenya gute icyambere aranyizera urabizi turabarokore turakijijwe nawe uri umurokore nakubona ndetse usanzwe ubizi ko ndi umurokore uranitonda pe ahubwo uyu munsi Yesu ndakumva Yesu kandi umuzanye gute hano ibintu ndi kukubwira urumva turabiceceka nanjye ndabizi rega bibonye ko byambera ikibazo ubwo reka tugende urumva usasire numara kunsasira ndite nyine nawe feelinge burabuje ariko bw'aba boss reba nawe kiriya gitanda utararyamaho sibyo nese ntabwo urambiye kariya kanegisi tugende sibyo sha tugende kandi ni ukuri nta kibazo yaha soko nakumvisha sha itonde Yesu nguna hano cucu Jesus is Lord. mubi wamene biki imyenda njye yose nayifuze nukomeze kuyifura bituma kwambara n'umugore wanjye shiduka nyine norombe y'amabuja yiyongiyeho cucu we kabiri kange nambara nawe wakora kugeza ryarira
rega nta cyabaye nukuri ko Imana nta cyabaye hanyuma ukansokera mu cyumba oya icyumba nyine nandi ukansokera mu cyumba reka nkubwize ukuri icyumba nagenda gisasa nkuko bisanzwe kubera ko noneho imyenda yawe nawe nayifuze niyanjye nanyereye nikubita mu byondo ngo nirambiye ita nayo nyifura kandi urabize nazanye umwenda umwe ashize amasanga yembuye hano Yesu uranzi kuri burare ntabwo njye nagusezeye nagusezeye gicucu nagusezeye oya mbabara no kuri kwimara ngo nzoge nta n'ikintu cyabaye nukuri reba hano mubi ngiye kuguha isomo wabyumvise isomo ry'ikizi nuko nta kintu nakoze umugore ari he mubwireze hano nawe arimo arayambaye ubusa mubwireze hano aze yambaye ubwo busa yambaye nyine Yesu arani nyikise atinya kuyambara ubusa ndi umugabo mubwireze hano aze hano yambaye ubusa mubi uramuzana ntumuzana gwino nyabuneka gwino arani nyikise ndi umugabo warabutingize nakwambara ubusa Yesu ntameze neza mugire mwiza garuke maze umugire mwiza garuke sha we wasotse mubwira mere neza Jesus is Lord. wa mugore w'umugozi Yesu gihone ntameze neza arantinya iki gira vuba Jesus is Lord. wa mugore w'ikigoryi kigoryi gihorana umururumbanirizo nyamuntu Yesu uranyumva kandi nayina nkeca umuntu Jesus is Lord. Sui waje naje wabere bimeze bite se sheri yagushirira amenyo wowe urasekera mu biti Yesu hagara hariya habaye iki hagara hariya we siraki shoro bwa hagara hariya inyuma Jesus is Lord. nkize icyumba nyifatanije nande nki nawe hanyuma iyi nyama turi yarivuye he Yesu nuko nari mubwaza nsasire agusasire sasheri uranyereka koko akanakibaza hagara neza mu butere ntambwe ese urimo kumbwira ni intambwe y'ikizi teri ntambwe y'amaguru teri ntambwe y'amaguru gira cyane zamura amaboko cyane ariko wazamura nonse pastor nguko kuko ngize ingoroshi nako kungize umwana w'incike mana we ibyo bihagije tumuka mve bana yende bayashahure bavandemo rimwe pastor ucoka ntukamfateho sire randongura umugore wamwisenyo ko wambwa Jesus is Lord. Iramwe yakoraga iki mu cyuma cyanjye nyine nkuko twabikubwiye yaraje kunsasira agusasira aho tumanika za macupa hose yahabonye nandi yanjye yacitse yayibonye Yesu oya nari napfutseho umwenda kabiri kanga gusasira kabiri kanga mwana numenyereye uruzo ndararayo harya sanga ndembe ngenzi mu isungane genda mu isungane kigore ngihahire kizana amabuno wagira ngo ibigega byo ku mashuri cyaje kindengo kinsambanije umukozi ibyo ntibihagije shaka kwereka n'ubu ntuntera imbabazi mbarega tuwagiye reka ngiye manza nkubwire rimwe reka manza nkubwire nyine urabizi neza ko nkuba kabiri urabizi ko neza nta muntu wigeze gatatu subo noneho ndabigira gute ko ntaranyica aramaramo umwuka ubundi nakoraga ibyiki yarakiraho yagiye sura ibintu wankoreye
nta mahoro muzabona muri uru rugo aracyaraho kandi mwanzonyo muziba aracyaraho hambwa hagarara nta soni nta mahoro muzabona kandi cyo